twongeye kubasuhuza mwe mukurikira Impamo Media nk'ibisanzwe Nerisirabizi. Mbazaniye amakuru ashyushye cyane. Ikipe zanyu mukunda zo mu Rwanda n'imbunda z'imizinga kabisa za karabutaka zigomba kwifashisha muri shampiyona yaba amakipe azasohoka ndetse n'azasigara ku rugo. Mumbabarire cyane simvuze kubareyo kugira ngo ukunde ibyo dukoraho nabitwereke natwe dukomeze kubakorera ibintu byiza bishimishije. Kanda share, subscribe and comment. Ewana mukomeze, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo agomba kutugezaho hari akanimero ka WhatsApp wabikurikirana nabyo nk'abandi basige babikora nk'abarakoze. Ewana ikipe ya APR rero nyamukandagira mu kibuga reka ariyo duheramo ifite abafana, niyo kipe ya kabiri ifite abafana benshi mu Rwanda. Ikipe ya APR yagiye hanze rwose itangayo urwandiko rukuru umukinnyi ukinira muri Yanga ukina kuri nimero 6. Nimero 6 yo muri Yanga abantu bakurikirana football muramuzi cyane, ni umukinnyi ukomeye wanayifashije kugera finali igihe Yanga ijyayo. APR FC rero irongera agenda yegera umurundi ukomeye cyane nawe tutaramenya amazina yiwe, ariko uyu murundi rwose tuzi neza ko ashobora kuzafasha APR mu kwikarifiya mu kugera muri iriya mikino rwose ikava mu kino y'amajonjora pe. APR rero uyu mukinnyi tuvuga w'umurundi afite imyaka 36. Uyu murundi akaba afite rwose uburebure bungana na metero 1 na santimetero 76. Urumva akaba yabaye, ariko ni umusore kabisa, ni umusore. Twigize kubagezaho ibintu by'umutoza Bernard Mavuso, tubamubona yuko ntago tubabeshya, ntago ibintu tuvuga rwose tuba tubifitiye gihamya. APR yongeye ifata invitation iragenda iyitereka mu ikipe yo muri Algeria ikeneyemo umwataka karundura uriyo batsinze ibitego 14, niwe top scorer wo muri Niger. Uwo mwataka sibanga ukomeze ukore comment, share and subscribe, nzabazanira amafoto mbaterekereho uwo mwataka ukomeye cyane kabisa. Tirera kakoni gakubitse mu cyebo karenze urugo katwirase kuri Rayon Sport iri mu bibazo bikomeye cyane, yabaho rwose ho kabyara isinyishije rutahizamu. Kubisa inkoni rwose izambi isinyishije rutahizamu, sinyishije Muhire Keve umwana w'abareyo kabisa, umuhungu w'abareyo. Ikindi kandi Rayon Sport nk'ukuntu mbabwira yuko iri mu bibazo yabuze Fitina Ombarenga kandi arifatira hafi rwose. Ikintu Fitina Ombarenga kugira ngo Fitina hagati ya Serumogo na Fitina havemo nimero 1 tujye tunabona mu gihugu ku makipe nibabona ko rapo mu ikipe y'Amavubi babe bahanganiye umwanya, ariko biragoranye cyane kubona rwose Fitina asinye muri Rayon Sport n'amafaranga ntayarimo. Amafaranga ikintu nababwira cyo mu kuri suruse mfite zanjye ku giti cyanjye nuko azayabona umwaka uko kwezi kurangiye, ntago ari umwaka urangiye. Ikindi nababwira kuri polisi yo rwose irimo irurunda abakinnyi benshi, ni nko kwigwizaho Diama vraiment. APR rero igisezerera Fitina na Christian na Rwabuhihi Aime Placide rwose abo bana APR yabahaye ishimwira ababwira ati mwarakoze twabanye neza. Mu babimburiye abandi rero uwo twavuga ni Fitina Ombarenga aramazemo imyaka 7 yayitwayemo ibikombe 6. Rwabuhihi Aime Placide yamazemo imyaka 2 yayitwayemo ibikombe 2, ndetse na Ishimwe Christian yamazemo imyaka 3 yayitwayemo ibikombe 3. Urumva ko ibihe byabo byabaye byiza kabisa, umwanya muto babashaga kubona mu kibuga bawubyaje umusaruro. Abo n'abana b'Abanyarwanda ikipe rwose ziri hanze mukuriye kwihahira, ariko polisi rwose niyamurebeye irihumye yasinyishije Christian na Rayon Sport. Abafana ba Rayon rwose mukana na kakanyenyeri mureko mwagura Fitina Ombarenga maze umwaka utaha tubone ikipe ya Rayon Sport ikomeye buri muntu wese yishimira kureba mu kibuga.
birasabwa kureba iyi video ukayirangiza ukanayumva, kandi turashimira abantu mukora share, subscribe and comment, mubikomereza aho kabisa. Abajwa ewana kabisa, Imana ikomeza ibaho umugisha, turabakunda cyane. Ni Mamo Media, nirisa nk'ibisanzwe.